Reni Sport TV turi mu murenge wa Kinigi aho twasuye ibikorwa remezo, twasuye groupe scolaire Kampanga dusura ibikorwa remezo birimo ikibuga, tureba n'ibindi bikorwa bindi bihari. Mu by'ukuri umurenge wa Kinigi mu karere ka Musanze ni umurenge ukora ku pariki y'ibirunga, cyane ku kirunga cya Muhabura na Sabyinyo. Rero muri urwo rwego Reni Sport TV yasuye ibikorwa remezo birimo ishuri rya groupe scolaire Kampanga, ishuri ry'incuke, ahubatse centre de santé ku buryo abantu bari muri uwo mudugudu babasha kwivuza. Dusura ikibuga cy'imyidagaduro cy'umupira w'amaguru kiri imbere y'umurenge wa Kinigi. Ni agace rero keza karimo gaturwa n'abantu, karimo umudugudu w'icyitegererezo, ubona ko abantu bashishikariye kuhatura. Ni agace bakoreramo ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, cyane cyane ku buhinzi bahinga ibijyanye n'ibirayi, ibishyimbo, amashaza, ingano. Navuga ko ari nacyo kigega cy'igihugu, cyane ko bafatiye runini igihugu mu bijyanye n'umusaruro w'ibirayi, kandi ukabona koko ari ahantu hera. Ku bijyanye n'imyidagaduro rero mwabonye, murimo murabona ikibuga cy'umupira w'amaguru aho urubyiruko rwidagadurira, ikibuga cyiza iyo ugikiniraho uba uri mu gice cyiza cyane cyo gukora siporo, kuko ku butumburuke uvuye ku nyanja bari kuri metero 2800 n'ibihumbi 3. Rero ni agace twagiyemo kugira ngo turebe ibijyanye n'iterambere nk'uko muri kubireba kuri kamera zacu za Reni Sport TV. Reni Sport TV yiyemeje kubereka ibice bitandukanye by'igihugu n'iterambere ryabyo, niyo mpamvu natwe turi hano rero kugira ngo tubibereke. Rero muturayikinge, mukoreshe tubane. Reni Sport TV nakagaruka.